Ndagusuhuje kuri Mugisha Ben ngo haye ikaze. Uyu munsi mu kiganiro twibaze Bibiliya isubize, tugiye kurebera hamwe ese niye mpamvu twisanze kuri iyi si. Isi ifite ibice bibiri, igice kimwe kigizwe n'amazi gusa ndetse n'ikindi gice kigizwe n'ubutaka. Tugiye kurebera hamwe inkomoko Imana yari ibayeho igihe yagenderaga hejuru y'amazi gusa. Turifashisha ibitabo bitandukanye, nko turifashisha igitabo cyitwa inyigisho zikuza abizera mu ijambo ry'Imana, ndetse n'ikindi cyitwa Bibiliya yera ijambo ry'Imana. Iki ni ikiganiro mugezwaho na Mugisha Ben, YouTube channel yitwa Mugisha Ben, naho iki kiganiro cyitwa twibaze Bibiliya isubize. Tudatinze reka turebere hamwe ese niye mpamvu habayeho ibice bibiri, igice kimwe kigizwe n'ubutaka ndetse n'ikindi kigizwe n'amazi gusa. Mbere y'uko haba ibice bibiri, habanje kuba igice kimwe kigizwe n'amazi gusa. Dore yuko Imana yagenderaga hejuru y'amazi gusa, ikagenda hejuru y'amazi gusa, nta kindi kiriho. Umwana w'umuntu yarabigerageje kugendera hejuru y'amazi, ariko byaranze. Niyo mpamvu naguteguriye iki kiganiro kugira ngo tumenye imva n'imvano yuko Imana yagenderaga hejuru y'amazi, ndetse biza guhinduka igice cy'ubutaka n'ikindi kigizwe n'amazi. Turifashisha bya bitabo twarebye, aho turifashisha inyigisho zikuza abizera mu ijambo ry'Imana ndetse na Bibiliya yera. Turaza kubisanga mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Turagenda dusoma mu buri murongo bitewe nuko twifashishije ibitabo bibiri. Reka dusome Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Haranditswe ngo, mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wa kabiri handitswe ngo, isi yari itagira ishusho, yari ubusabusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Umwuka w'Imana wagenderaga hejuru y'amazi gusa. Turebeye hamwe ko umwuka w'Imana ni iki? Ni Imana, kandi Imana yahoze ari Jambo yahoze ari umwuka w'Imana. Niyo mpamvu yagenderaga hejuru y'amazi gusa. Turakomeza dusome ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 10 mu Itangiriro, kaho mu nyigisho zikuza abizera mu ijambo ry'Imana. Umurongo wa 3 handitswe ngo, mu Itangiriro Imana iravuga iti, habeho umuco ubaho. Ico gihe hariho amazi gusa, nta muco wari uriho. Imana yari ibayeho mu mwijima, ariko ibona ko umwijima udakwiye irema umuco, habaho umuco. Turebeye hamwe mu Itangiriro muri Bibiliya yera umurongo wa 4 haranditswe ngo, Imana ibona ko umuco ari mwiza, itandukanya umuco n'umwijima. Twifashishije inyigisho zikuza abizera mu ijambo ry'Imana, naho bisobanura ko Imana ibonye ko ari byiza ko umuco ari mwiza, itandukanya umuco n'umwijima. Dukomeze dusome umurongo wa 5. Haranditswe ngo, Imana yita umuco amanywa, umwijima uhita ijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa mbere yaremye. Imana yatandukanyije umuco ndetse n'umwijima, ibyita amazina. Tuje tukareba impamvu hariho amazi gusa, ariko ubu ngubu tugasanga hariho igice kigizwe n'amazi n'ikindi kigizwe n'ubutaka.
turongera turebere hamwe mu itangiriro igice cya gatandatu umurongo wa mbere. Haranditswe ngo Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Iryo sanzure ni rigabanya amazi ndetse n'andi mazi. Dukomeje umurongo wa karindwi haravuga ati Imana irema iryo sanzure igabanya amazi yo mu isi y'isanzure nayo hejuru y'isanzure, biba bityo. Umurongo wa munani haranditswe ngo Imana yayita iryo sanzure ijuru, buragoroba biraca uwo n'umunsi wa kabiri. Tugendeye kuri izi mirongo zabanje kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa munane, tubonye ko yamanjije kurema umuco, irema isi n'ijuru ndetse n'ibindi. Ibonye ko ari byiza ariko hari ibindi bisigaye ko biremwa, Imana iratekereza ati ese ni gute hatagumaho amazi gusa? Nkaho turifashisha umurongo wa 9 mu nyigisho zikuza bizera mu ijambo ry'Imana ndetse no mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 9 havuga hati Imana iravuga iti amazi yo mu isi yose nateranire hamwe, ahumutse haboneke, ahumutse nta handi ni ku butaka. Icyo gihe Imana yari itandukanyije amazi ndetse n'ubutaka. Icyo gihe niho yahise irema n'ibindi bitandukanye, ko bigaragara ku murongo wa 10 mu itangiriro handitswe ngo Imana yita ahumutse ubutaka, ahateraniye amazi ihita inyanja. Aho niho bigaragaza ko Imana yagenderaga hejuru y'amazi, ariko ubu ngubu haje ku bice bibiri, igice kimwe kigizwe n'ubutaka ndetse n'ikindi kigizwe n'amazi gusa. Reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe wakurikiranye iki kiganiro mpaka kigeze ku musozo. Uri umuntu w'agaciro. Iki ni ikiganiro kivuga twibaze Bibiliya isubize, mu kigezweho na Mugisha Ben kuri YouTube channel yitwa Mugisha Ben. Komeza ukurikirane ibiganiro bya Mugisha Ben kugira ngo tumenye ibibazo bitandukanye twibaza Bibiliya igasubiza. Tuzahure muri video z'ubutaha. Ndabakunda cyane.